Where are you coming from now? We. Ariko uzi ko njye muntu ujya ku YouTubers wize umu YouTubers ase ibyo biba bisobanuye iki ubu mu nari mbaje ngavuye he kano kanya ubwo ari gusubiza ngo iki wowe ibyo nashubije n'ibyanjye bashaka kusubisha bana wigisha ntago ndi mu bayita wasubije ngo wi ko witabye se kandi arakubwiye ngo nase byambwiye urabizi ibyo nashubije nibyo numvise aruva ngo kuva nyimenye ndavanga nkoze swab na share na comment ngukoze swab swipe na share na comment ngo swab oya nari mbihimba mbihininye urukumva mama wa pampara gusetse mba nabi ibyo bihinuye bigenda mama wa pampe yapfubyemo umugabo abavuga nk'isekurume ndamushinyitse uzi ko yapfubyemo umugabo ubwo yo swab ubihinuye byitwa gute swab swipe ngo swab swipe mimi nasoma bayita we kigabo bayita kamubasi ubundi nanjye mfite abana bari mu kadeni Ergitripo Academy oya Ergitripower ngabyo navuze mu bazabahereza ibyo ngende kasubisha musa ngo ngiki ibyo navuze muzabahereza basi bisubire mu shuri mwe gusa Ergitripower nago nasubira mu bayita urasubiramo wapima uramba nagoye kati kare boko mutima turabareyo turabareyo bo mu maraso turabareyo turabareyo boko mutima turabareyo turabareyo bo mu maraso muri iminsi kuko iyo ndirimbo narayikoze nasohotse no kuri YouTube iriho barebe kuri Nyamaboro TV barayisanga niyo iyo ndirimbo niyo igiye gufata muri iyi minsi igiye kuza bishaka ifata igihugu kuri abo baririmba ngo Sembagare yabwiye kanaka gushyire kuntuza nanjye ndashyira kuntuza uraho runyenyeri wari wambaye kare naka gasabo twagiye tukaririmba kukaririmba bakaba kwita district twagiye ako karirimbo ngo tukaririmbe ngo runyenyeri we tumusore wamujyanye yari yambaye turaho runyenyeri wari wambaye nyenyeri ni bwiza wari wambaye turaho runyenyeri wari wambaye kuzandinde umugore umeze nka nyina w'abapape tuzagurira seze maze ndagenda gukunda turaho runyenyeri wari wambaye nanjye simukunda wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye n'urudarwa na gutya wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye nta dikirimo n'ukuri wari wambaye uzayibona we uzambwira nyikwerekana udasohoka wiruka uzambwira yuko nashoboye rwose we uraho runyenyeri wari murakoze urasize kuvuga nka mutinganya murakoze nasize kuvuga nka Semuhungu shimiye ko ibyo nasaba gasanze ngo bihari abantu bose basigaye basanuka mayi nka Nyamabo ngaho rero turi kugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye uyu munsi ndagira ngo utubwire ukimara kumva ibibazo bimwe bibarizwa ahangaha kuri ino Ergitripower Academy ndagira ngo byibura wowe ku giti cyawe kamanye nshimire ubaretse gato uraza kunsubiza urabona ndi gutegura ibibazo mugiye kujya yenda tuvuge ugiye kujya tubivuga live ugiye kujya duhembwe live ugiye kujya wowe numara kubaza ibibazo uri kumva byawe ariko ajye bimbwira nkabibaza karigeze ibintu by'umupira okay twagiye oye sireka mbasuhuze mbahe kaze kuri Ergitripower Academy nabasuje kandi bahaye n'ikaze mwebwe mudahwema gukurikira abana manywe ya mata babavangiye mu gikoma no mu mata no kuvuga ngo bafana mudukona kandi mudukurikiranye dutume kuri icano yitwa ngo Ergitripower Academy
Electro Power Academy. Electro Power Academy badutumye nk'abantu bafite abana nk'abantu bafite imiryango rubaye nk'abantu umubyeyi w'abana batatu uyu we akaba afite arabuzukuruza ubwo ari bwivuga yes yewe mfite abana batatu ego mfite nabuzukuru abana bose abana mfite abana bagenda bafite barabyaye ariko bafite abana ntago barabyara Singiki cyane bacu baracyari. No kuvuga ngo wigambe cyo cyo. Vuga ngo ndacyari muto. Ugana na voka. Ujye utanga nago mbeze rwose. Ayiwe. Ngewe ndabona abana mwabonye inda ya papa. Oya papa aratwita ahubwo bana mufite ibibazo. Kuko ariko abana bato bari nibo turi kuganira nabo bige neza Imana bagire neza batsinde. Tuzagira tuze tubagaze turabyeyi babo. Ariko cyo ngira ngo mbwira abana. Ubundi umugore azatwita nawe utwite hari umugabo ngo utarahembaga umugore yabyaye bigeza umva akatabirya se muri make nawe wabirya none birangije nyine umugore yagiye kubyara avuga ati buri gihe mugabo indira ndya namenye kuri kurya nkajya kugise namenye ko kiri kurya ajya mu bapfuma aravuga ati hano hose umupfuma ari ni ataka Tanzania arashaka bekenya zashaka umupfuma ateze umugabo wanjye nawe indi ubundi iki kintu cy'ubu ntabwo bazagiteza kuribwa n'ibise ahita avuga tumva ngiye ndashaka kumugabanya mu mutezi ibise ninjya kubyaha ibisarwe bizarya abariwe bizarya yagaraguye amabondo nkaya none ndaratumigera bashyizemo umwuka igisekira murya indangaraga nk'iya nyamako tujoganiriza abana biga ku basi tujoganiriza ariko kubeshya abana ngo reba papa ukuntu umuntu yava nk'umukecuru mwiza ariko ni umukecuru udashobotse ubwo abana ngo abana bakwigira hiki ubwo wangira indegara gute abana bakazarya gute mu gihe cyose maje nyina mbona nyina w'abapampa kuvuga ngo none babaye igikwerere Kikorera ushaka ko shaje sema. Yabaye abinkora bayi. Oya no kuvuga ngo ari muri babukecuru beza bataroga. Vuga ngo abaye ngo umurokore ushima Imana uvuga ibyo ubona. Uvuga ibihari. Abaza bakuru umurokore. Nese urabona uri kumana miki. Umurokore ni Yesu. Okay nyamabo. Ndagira ngo dutangire twatangiriye mu matiko. Nagara amatiku nutubekere amatiku no yafite ukuntu twatangiye nyine muvuga amagambo ariko cyane ngo kondera umuntu ngara gutya reka burya ubu ubona uvuga ngo nigaruka kuricana nzaza no kuvuga ngo mfite ice cream mfite bombo ariko kuzana ice cream abana bigira hanga hari abatoya gusa Oya n'abantu bakuru ice cream buratse kuvuga abana baturusha n'ubwenge abana barya bo abana barya ice cream abana bajya kubyica we nicyo baturusha none se unago wakwigisha umwana akamenya Igiswahili urakigiwa tonje mu Kiswahili yatonje mu Kiswahili na n'ikinyarwanda muri masiko kiko cyane nishimye ntago umwana yakurusha ubwenge onja Kiswahili jo tuonge Kiswahili jo do you know English we vuga we Where are you coming from now? Hello? Yeah. Kandi kugusubiza. I am here. Oya, subiramo ko kana gusubize neza. Where are you coming from now? We. Ariko uziko nje muntu ujya ku YouTubers wize. Umu YouTubers. Ase ibyo biba bisobanuye iki ubu mu nari mbaje ngavuye he kano kanya. Ubwo ari gusubiza ngo iki wowe? Ibyo nashubije ni ibyanjye urashaka ko subisha. Bana wigisha ntago ndi mu bayita. Wasubije ngo wi. Ko witabye se kandi arakubwiye ngo nase byambwiye urabizi ibyo nashubije nibyo numvise. Ya mbere na mbere rero hano ni kuri channel Electro Power Academy ndagira ngo dutangire Electro Power Academy. Byabigoranye ku bantu nk'aba ngaba kugira ngo azabyumve bijyangira. Okay no reka duhera aha ngaha dutangire twibwira abantu badukurikiye kuko n'ubwa mbere ndakeka tumiye dutangire twibwira abantu badukurikiye. Ngiye nitwa Nyamabondo umugabo w'abana batatu abaci Imana abantu bake Imana n'abantu bake Haleluya Nashimwe cyane abantu badukurikiye mwabonye kimwe mujya Uwiteka yamindiye mujya se
uwiteka yampinduye mushya yesu nashimwe akwereka aho uvuye nuko nashimwe ko aba yanyeretse abantu ko nashimwe ko nongeye kwicara imbere ya kamera kuri uno mwaka ubu bantu zicaye imbere uno mwaka wa kintu ukwezi ni kurashira turakira muri 2025 urumva Amerika yarahiye amazu y'imitamenwa arashya ariko ndashimana cyane ko kakanya twebwe tutarashya tugihagaze haleluya nago turashya ntago twe twashya none rero mwari tubajije ngo mazina yacu tuyavuge ikintu basha nabanje kuvuga no gushima Imana ko mu gihugu cyacu turacyashima Imana turacyaryama bukacyabukira mazina yanjye banyita mama w'abapape Masenya na Pamela Masenya na Pamela kigetera rwose mama w'abapape Masenya na Pamela niyo witegira abapampe kuciye gutukana ariko ntabwo mututse reko aragira ngo umuntu wiyise muri umuntu kandi Pamela ndabona byahurira hese umvase arajya mbe muri umuntu kandi byakunda none kugira ngo muri ingagi n'ibitera bitura hamwe uzi ko Pamela yarimo kwitira uzi ko Pamela atajya yisiga amavuta Pamela uri ngarimo kwitira ntajya yisiga amavuta akoresha uruhu rwe pire none sinjye ubonye nkoresha urwawe reba uyu nguyu yisize yagakonoka ameze nka kakobo kabaye icwende ubonye ni gukoresha uruhu rwawe njye ariko kuki abantu bose iyo bagiye gupfa cyangwa gusara kuki bijye kwisha mu ijambo ry'Imana bagatangira ngo Yesu ashimwe ngo Yesu ashimwe bareruya ngapotere kanaka ikibazo cyawe rero profete ibyo bintu rero wewe ikibazo ubujura bwaragukurikira Mana zamani kunda wibye amacupa abiri ya kirita umuntu wiba n'ibiti oya amacupa abiri ya kirita ngayo je kino nyikuze desi neza waguze desi uri kurya nayo amazi bayabuze nyikuze mu rwego yashize nyama rero reka yashize uravana n'imazi utubazo kutundi sibyo nababwiye ko iyi cano ari y'abana cyangwa se ikunda gunaga ari y'abana hariho n'ibibazo bicaho bigasubiza bamwe mu bantu b'abagabo bigasubiza bamwe mu bantu b'abana uri kumva ayana niyo mpamvu mama yaje n'abana kugira ngo agire utubazo bw'ibanze uri kumva Nyamabondo ni umwe mu bantu nawe bafite abana kuva wamenye icano Electropo Academy byibura wigeze ujyanaho abana bawe cyangwa se ubahereza link ngo babashe gukurikira gukurikira ngo bwambere mbikurikire kumwungiye kujya mbibereka kubera ko bajya mu bitente byinshi cyangwa mu bindi bintu runaka se cyangwa nuko kubikurikirana aruvuga ngo kuva nyimenye ndavangaha nkoze swab na share na comment ngukoze swab subscribe na share na comment ngo swab oya nari mbihimba mbihininye urukumva mama w'abapampara gusa mba nabi iyo bihinuye bigenda mama w'abapampe yapfubyemo umugabo abavuga nk'isekurume ndamushinyitse uzi ko yapfubyemo umugabo ubwo yo swab ubihinuye byitwa gute swabusulayibu ngo swabusulayibu mi nasoma bayida we kigabo bayida akamubasi ubundi nanjye mfite abana twebwe abana bari mu kadeni Electropo Academy oya Electropo Academy ngabyo navuze mu bazabahereza ibyo ngibyo kasubisha musa ngo iki ibyo navuze muzabahereza ibyo basi bisubire mu ishuri imwe gusa Electropo nago nasubira mu bayita urasubiramo wapima uramba uramba nagoye kati kare uzabitekereze okay hari tumwe mu tubazo ndashaka kubibariza senje ibiti ngewe bora kurya inyama kibiti genda baramo bitatu reba nk'uyu no mukecuru ariko ntago yizera neza ndizera mu barya ibiti ngewe oya ruvuga bayipoza y'ingagi bora umuntu ukikureba cyenda rya ibiti ndingagi no murya ibiti ko mufitanye isano n'ingagi muri ibyo cyabere gishimisha kandi bambaye rinete ndazamba ariko ndi na mwese tavuga ngo nuko ndazamba ari ikibazo mfite nuko usaba kugira ngo papa kanana mama wanjye cyangwa akabukuru to gatoya byanye ko ntago mbeze nawe mu biziranye muri no minsi tumenyere yuko wafunguye cano yitwa ngo Nyamabondo iracano ni yawe iracano uvuga ngo ni mushoramari hari byo twumvikanye azabima kuri 25 yego ubu nuvuga ngo itangira yashene cano yanjye bayita Kabira TV okay rero hano kuri Electropo ariko muri jadesi abantu banini bavugisha ukuri
ko kubeshya babika mu magufa uziko ari umuntu umvishije uvugisha ukuri ngo ikintu si icyawe ubundi avuga ngo ngiye ngo ndi hejuru gucano yanjye mani umuzengo bakoreshe reba n'uyu kuvuga ko atari ye byamunaniye ngo ni amasezerano ajyanye nabo urabona ko kamera n'ubundi ari iye niyo nisabwe inkorero yo urumva turi ikintu nacyo kizanye inda amategeko none kuvuga ngo rero nyamabondo rero ino cano hari ibibazo bigenda ufite amabondo nawe yazana hano uri kumva bya Rayon Sport ni ukuvuga ngo iyo ikibazo bakibajije subizamo twumve hari ibibazo bijya bicaho bijyanye n'imikino ya Rayon Sport nayihimbe n'indirimbo wayiririmba indirimbo ntabwo urayibona dutemo rero dutemo baravuga ngo turabareyo turabareyo bo ku mutima turabareyo turabareyo bo mu maraso turabareyo turabareyo bo ku mutima turabareyo turabareyo bo mu maraso muri iyi minsi kuko iyo ndirimbo narayikoze nasohotse no kuri YouTube iriho barebe ko Nyamaboro TV barayisanga niyo ndirimbo niyo igiye gufata muri iyi minsi igiye kuza ishaka ifata igihugu kuri abo baje baririmba ngo Sembagare yabwiye kanaka gushyira ku ntuza nanjye ndashyira ku ntuza iyo naririmbye ndashaka ko n'umwuzukuruza wanjye azabyuka akajya bumva barimo kuririmba ngo turabareyo bo ku mutima kandi n'umureyo retse ese uri kumva noneho muri ibyo bibazo rero bicaho tuvuge niba twateguye ibibazo by'imikino kumva tukagira ibibazo nka 5 dutanga ubwo ni ikiganiro tuba twakoze muri icyo kiganiro tuba twakoze ujya muri comment ukagira ute ukagisubiza icyo gihe cyo tsinda abandi cyangwa se ugasubiza mbere y'abandi uvamo ugatsindira ibihembo bisobanura ibyo bihembo ni imodoka ni igare ni ibiryo tuvuga urugero ibiryo wabyibagirwa harimo umuringoti niyariye tu oya kandi yagakoko hano imbere y'Imana n'umuringoti nazo nyina mariboro dusa n'iby'amariboro zabumbye dozingaye zatuma abagore baguma kwitara iri kumva Nyamabondo noneho ibyo bisubizo yubashiye kubitsinda mbere y'abandi tuvuge niba Rayon Sport ifite umukino igomba gukina yenda n'amagaju igomba gukina na APR icyo gihe utsindira itike igomba kukwinjiza muri icyo gitaramo ku buntu itike turayigushyikiriza tukayikuzanira aho uri cyangwa se tukayikohereza ibyo bintu uri kubyumva bateze amatwi umunyamakuru yewe hakabaho n'ibibazo by'abana biga nyine ibibazo bya siyanse ibibazo by'imikino byubashe kubitsindira wa mwana ashobora kubona amafaranga yo kuba yakwishyura ishuri cyangwa se kumufasha nyine mu buzima buri imbere by'amashuri mu bintu by'ibikoresho tubashe hose nka 3 ku bibazo by'ibyo ko abana bacu babona ubufasha wabaruvuze ibintu byiza yabarabaje ibintu byiza barimo inkunga indezi uno ngo yitwa Rukundo Yipaya ngo Rukundo Yipaya ariko cano iyi ngiyi turi kaba yitwa ngo na Academy Yipaya oya Electropo Academy Nyamabondo we ntabwo cyari kirimo Electropo Academy nta giswere kirimo byose bwo Electropo Academy power ni ingufu uvuga ngo nabikoze Academy ni ukuvuga ngo ni abantu bari hamwe okay ariko urumva ko nabikoze ariko se ngiye ari ibintu binyobera ariko wavutse kera kugeze wiga nako ugira Imana da ubu wagiye gukora wafata wabe nk'abashobora ndi uvuga ngo utaragize Imana n'indese ntabwo wigeze wiga nyifite urabona urukumva yo kugira ngo asome n'ibitabo asoma icupa wenda ugiye kuvuga uti wagize amerwe ntiwigeze wika utiba wareze utupangu byawe umuriro ubitwika ko mba ndimo byabyishe ariko nyina wa Pompe yaza kwiga abafite n'ahantu abanakomeye mu myaka yo kunari igikome cyiza umwoza w'ubona ndahirima wereka bamenye nyina gireba ariko reba umuntu wishe imyaka umaze imyaka afite nta myaka nigeze misha afite imyaka igaje kandi ubura cyandemuka genda binguma inde ni ibiryo mani kandi aratuje muri iyi minsi we ni ngewe mfite Yesu yabonye umugabo yego afite umugabo umugabo rero banyuzeho ariko afite Imana ntabwo ngize ahantu urabona umugabo karapepera
nasubatse turi kumwe oya nawe turi kumwe inama mwateraga hari amaragiye kwihigira wayarize twari nyamara bari kumwe n'amanigura bizi iyo nagiye kweditinga kuri Kabira TV tureba n'abagore batera intambwe oya nyitajya kwiga akawifi hariya hano nyine kwa Proding ariko narayembice mu narayinguze Canal Box kozamo neza rero ibyo bibazo mu kiganiro cy'ubutaha tuzakorana ndagira ngo byibura Nyamabondo ariko ikibazo Nyamabondo ntabwo tuzabona umupira umukwiye ntago wabura kwambara se siralisi azajya kugura muri groupe ya Yospo nirarisi yuko no kuvuga ngo niba bashaka bamamariza umupira nibo ukoreshe bahutanye n'ingiye ko yandi mashino na wambaye nta muntu wazana y'imikino kuko ibyo gukina warabirenze vuga gutya ariko amacana bacuruza ibyo navuze nako bacuruza ibyo nambaye bo nibagire gute ejo uzana mamagara mbwira ngo wawuze umupira ugukwira ungana gute kugira yarije 3 ubwo ni muri yayindi igisi nyine igisi 3 abari agisi nyinshi igisi 3 zakoresheje ngana gutubura okay Yandi twebwe tugiye gutangirirwaho tugiye kubura abafatanya bikorwa hari n'abandi tugiye kuba bagenerwa bikorwa hano mwayihaye hari n'abandi bagiye bakoreraho ninde mwayihaye hari n'abandi twagiye dukoreshaho ibiganiro nyine bakaza tuvuge uyu munsi twaje tubaganiriza kugira ngo mumenye n'igikorerwaho mbere na mbere mubanze n'umubare nabwire n'abakunzi banyu ko abakunzi banjye mu nkunda nande bakunda ko none murebe ikigabo nahuye nacyo mu nsengere ko mfite ibibazo bikaze cyane cyane ngiye kubararaho bagusengere ubaye kunga na mama wanje nabankubaza iki cyatageze mu bakobwa bawe ntabwo byo ko abahinga mu budezi uri kumva noneho ibyo bibazo ubutaha natwe tuzaza twateguye ibibazo uri kumva byibuze hazaba hari ibibazo mwebwe muzabaza ahubwo ubwo nibyo uri gutegura muri make hari ibibazo biri gutegurwa mwebwe tuzahemberwa abantu bacu bakajya kwiga oya umva ukuntu bimeze ntago biga ahubwo yabanje ntago biga Buki nabuzukura ariko ntago arabo ubwo ntago baratangira kwiga ariko bacyari bato kubera iki umwana navuga azabamwigisha igiswera akakivuga yamaze kugira umwaka igiswera nyine ntabuze inyajwi zikigize urakivuga nk'ibakiretse niyo mpamvu ndi kukifuza kukimenya byibura sari ijambo riri mu giswahili ko nina nakimenya n'abana banjye bazakimenya igiswahili ngombwa ngiye ngo mbimenye nyine ubu tuvuga ushobora kuganira na Nyamabondo mu giswahili nta na gikeyaza sunganira na za Nyamabondo umanyira ukanga byunganyizana n'abatari za Nyamabondo nubwo uri umunyamakuru we uri keza ufite n'agateka karinganiye Nyamabondo aravuga ijwi rikasubira mu nda baravuga it is forbidden to share a wife byatata bimaze bisobanura ngo iki kirazira gusangira umugore wundi usanze ndi uwandi nago bafatwa ubona babona unemetero usanga ndi uwandi isombe bayita kuki mu cyongereza nirivuze isombe bize ntaso ubize niki bize naso wari wagiye kunyanyaya ako bakavuze naso ibayita avocado tuya witurebesheje wamo utatugira ngo n'umwana ngo ndege gahita umucika ukagenda ariko kurebesha indege wa kintu umwana arigiye abana batokera badushukaga ko ndege ntabwo twumvaga aho zihinda umwana ngo ndege kandi wenda mu gihugu cyacu d'ici il y a rende je ne trouve que je me promène yandire batwaga mu kane baravuga ngo près d'ici il y a rende je ne trouve que je me promène c'était ni dora perdi hafi ya hari cyare nakibonye ngiye gutembera n'icyare ngo kinkware predisi arongo nimuryane mu mucure uko bivuga oya kandi ibintu mu Gifaransa nyine mu Kinyarwanda n'icyongereza urakizi nyamabo ubundi wize ku bantu batakuzi cyangwa se batakumenyereye twebwe n'ubwa mbere tukwakiriye nize manite ubundi wize amashuri angaho imanite ubwo bisobanura iki ku bantu batize ikintu cyarasomye by the way ku bantu batize imanite mbabwiye nagujije ishyano rero nahuye n'ikigabo ubundi hano hantu twicaye ubundi uzi akarere twicayemo turahora unyenyeri wari wambaye akarere n'aka Gasabo twagiye tukaririmba ku karirimba bakaba bakita district twakiye district
Twagiye. Ako karirimbo ngo tukaririmbe. Baravuga ngo runyenyeri we tumusore wamujyanye yari yambaye turaho runyenyeri wari wambaye nyenyeri ni rwiza wari wambaye turaho runyenyeri wari wambaye uzandinde we uzandinde umugore umeze nka nyina w'abapape tuzangurira seze mazo ndagukunda turaho runyenyeri wari wambaye nanjye simukunda wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye n'urudarwa na gutya wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye nta dikirimo n'ukuri wari wambaye uzayibona we uzambwira nyikwerekana udasohoka wiruka uzambwira yuko nashoboye rwose we uraho runyenyeri wari wambaye murakoze urasize kuvuga nka mutinganya murakoze nasize kuvuga nka Semuhungu nshimiye ko ibyo nasabaga sanze ngo bihari abantu bose basigaye basanuka Mayi nka nyamabo ngaho rero turi kugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye uyu munsi ndagira ngo utubwire ukimara kumva ibibazo bimwe bibarizwa ahangaha kuri ino Electropo Academy ndagira ngo byibura wowe ku giti cyawe kamanye nshimire uretse gato uraza kunsubiza urabona ndi gutegura ibibazo mugiye kujya yenda tuvuge ugiye kujya tubivuga live ugiye kujya live ugiye kujya wowe numara kubaza ibibazo uri kumva byawe ariko ajye bimbwira nkabibaza karigeze ibintu by'umupira okay twagiye ubutano uzabibaza cyangwa urushaka oya buretse gato twagiye umubaze nani bwa munyamakuru ugiye kubaza ibibazo ntago ari njye ubibaza urabibaza abantu bari hano bazasubiza kumva bazasubize muri comment Bana mukurikiranye harya bahita ngo kiko nayibagiwe iyihe Electropo Academy mwarebye by'umupira yego umuntu aba yuko umupira wabaye wuje Sport na Kiyovu bakuyemo icyo gihe bakuyemo boroze mu kibuga hari tariki zingahe hari umwaka wa ryari hari igi wakino byari iki igi oya mwizamu oya hoya ngo busobanura oya ntabwo mbisobanura bazabisha muri comment bazabasa bantu mwagize bafana Sport cyangwa bafana Kiyovu Sport Kiyovu Sport nirya nako Kiyovu Sport yakinye na Rayon niryari bagabaniye tagise kuri 40 yari ya Kiyovu yego iki kibazo gisubiramo neza bacyumve neza bantu mukuri ibintu bya Sport cyangwa ibintu bya Sport niryari icyo gihe Sport yaratsinze Kiyovu ifite tagisi bayigabanira kuri 40 utwaye urugi utwara ipine umwaka muzakira ariko urasa agatora ari no kwaye iburu ariko cyane Sport atwaye iburu oya Sport yari yatsinze ariko bateze ubwijyane bagurisha tagisi buri muntu atwara urugi rwa tagisi cyo ni kibazo cya mbere niryari uwo bitaga Uwimana Buduru Gakara yavuye muri Rayon Sport asoje umupira batubwira itariki n'umwaka niryari Rayon Sport yatwaye igikombe kabiri yikurikiranye icyo ni cya gatatu niryari Rayon Sport niryari yirukanye uwo bitaga Rawuru umutoza witwa Rawuru umukongomani yego icyo ni cya kane ni cya gatanu rero cyo nakasa reka rero mubwire urakoze cyane burya iki cyango bagikubise umugere bacyambutsa Nyabarongo nubwo bivuna biraruhura murakoze cyane uretse kugenda dusaba pa kubona byo gukoraga inyuma urikoze karagira uri kumva icya gatanu rero no kuvuga ngo cyari icyari kigihari nziko icya gatanu tano bivuze wakintu bitawe bivuze bimwe arasigaye cya nyuma aryo cyari kinaryoshye burya nicyo cya mbere niryari Jimmy Gatete yavuye muri Rayon Sport ajya muri APR muri comment mu bishyiraho ubuni n'ubango bayora amafaranga n'ubango ntagarukira amafaranga mahagwa amafaranga yo gufasha abana kugura amakaye n'ibindi bintu runaka ukarukwera amafaranga iri ngiri ntago ari inuza tubwiye ko nawe afana iki iyo siporo papa rero n'ubango nawe ni nkayaka nibashimira mwiriro yahageze n'ibyo ubwo mbese muri ntago ngende bashimira mwiriro yefana Rayon Sport
ko ngize amahirwe yashinzwe ryari yashinzwe n'avu ko navutse numva bayivuga nose nyina abapape nose nyina abapape Rayon Sport arayiruta we ntago nyiruta n'imbere y'Imana Rayon Sport avutse muri 38 nubwo nayo naravuka ko turavuga muri 38 ubwo baravutse ryari ntago nyiruta ubwo turangana ubwo rero turangana ko njyewe nagera nkora numva bavuga ngo Rayon Sport nyone wambyaye n'abana umwana umwe bamwita Ngabonziza Emmanuel urumva undi bamwita Pepe urumva Pepe ariko namazina muri Espagne namazina muri Brazil namazina muri Portugal Ngabonziza Emmanuel undi yitwa Pepe Innocent urumva undi bamwita Irene niwe wanangira yarabyaye neza wabyaye ibisambo bibiri n'umukobwa umwe kutamwese igisambo kujya aza okay Bazu bari barankurikirana mama wara amaye pass y'amazi amazi ariko arayagenda na mwana kandi uvuga ngo ugize n'Imana nkabo mukwe wawe nuko nyine wabo amana yo mwijuru wenda gukundura bisi babara n'umugabo kuza mukwe wanjye ndabigusabye mu izina ryawe uzamaba uko batarya gutya ibyo wanye nabi mana zamane kunda abantu iyo uhaye umuntu inda nziza ubu muhaye inka ngenda gushima ko amahinda nziza imeze nka ruhurura uyu mugore mu kuvuga ngo iki yagize ibyaga buhora n'umugabo ukunda inzoga niyo mpamvu atigeze abana n'umugabo imyaka yose kubera ko yashatse abagabo bakunda inzoga biza gushaka umugabo ukunda ibyo ngoma mu bana none ushaka mu biro by'abandi bigakama bazaguhanya ko bazagenda ingunda mama papa reka dusoze ikiganiro rero nyine twebwe turi gutya muri kumva ndagira ngo byibura nawe ugira utubazo na tubiri twonyine wabwira bari badukurikiye kuri Electro Academy ndagira ngo mu tubaza nabakurikira amasomo nabadukurikira nukuri nago bibiri ni bike cyane ibintu mbwira abantu badukurikiye nukuri twaje kuri icano y'Academy Bati Academy Electro Academy uri umuhungu urumva by the way none rero uri umukobwa nawe kubita kanyamerika igirayo ziba none warangake najya mbabwire ndabashimiye cyane ko mujye mukomeza mudukurikire kandi munsenge murabona umugabo mbonye angana ikibazo muye nacyo nabyo no gutabarwa ubwo rero nukuri mutugire neza mutere comment ariko no mugabo nubwo ndi kuvuga ngo ni ikibazo naho nacyo byavuze byo kuri sport nibyo nanjye niyo fana bari byago nagize ni bari amahirwe ngahura n'iki gisambo nikiranyu ariko butakizanye yongera igisambo cy'umuhanzi kandi guzi umukobwa wanjye ntabwo nzamukwiba nubwo uzaba se ikirumbo nkomezanye ibyiza biri imbere wakina okay bafana ubutaha nitugaruka aha ngaha mu kiganiro urumva reka nsoze bafana mu nkuna kandi mu nkurikirana mufite abana urabona ico no mu mbonye hono no muyoboke kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo bajye baro bamamagara ndabakunda kandi mbikuye ku mutima ciao